n'isoko ry'ubucuruzi ripima akaba miliyari 59 z'amadolari mu mwaka w'2025 turimo kuva mu bwami bw'Ubwongereza aho wakomotse ukamanuka mu bwa Espagne Madrid ni Catalonia no mu majyaruguru yaho muri Portugal ukambuka wiruka boshye urwiri rutaye imifumba y'umuriro muki ukugoga inyanja Atlantika ukisanga za Rio de Janeiro na Brazil yose ugakatiyo za Tokyo na Sydney muri Australia ariko ntunabura usanga iyo za Cairo mu cyari kibamba rutibagiwe mu buyenzi no mu Ngagara mu bufundu n'ubugoyi munsi y'ibanga ry'umusozi wa Rubavu hazakongera hakitwa Brazil nk'umubatizo w'agatare kabatijwe Jean Lambert. Uyu mukino abagore cyangwa abagabo bakina ari nk'imitwe y'ingabo zisa n'izirwanira kurasa intego yo kwinjiza igikoresho cy'uruziga ruteye nk'umubare 0 mu mwanya uri hagati y'ibiti na k'ibyuma bibiri bishinzwe mu butaka bigahuzwa na kimwe gitambitse hejuru. Umupira w'amaguru waramamaye utura mu mitima y'abariho n'abawumenye uragenda uba nk'idini ry'isi yose abarimo bahuzwa n'ururimi rumwe kudakenera umusemuzi. Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos rurangirana wabyambikiwe inshuro 5 umudende uruta indi wambikwa uwahize abandi ubuhanga ku isi yose muri uyu mukino mu gihe cy'umwaka kugeza ubu niwe muntu ukurikirwa na benshi kurusha abandi ku mbuga nkoranyambaga. Akurikirwa n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 100 kugeza ubu nifatijwe. Ni umubare ujya gukuba kabiri w'abatuye umugabane w'Uburayi butuwe n'abakabakaba miliyoni 750. Ni ukuvuga ngo ubu ku isi ahantu hari abantu 8 nibura umwe muri bo akurikira ku mbuga nkoranyambaga uyu mugabo w'imyaka 40 wabuze se ku myaka 20 ubu akaba ari se w'abana 5 kuko imibare ivuga ko isi ituwe n'abasaga miliyari 8. Kuri urwo rutonde abandi bategetsi b'ibihangange nka Donald Trump, Vladimir Putin, Papa Francisco na Xi Jinping, abanyamuziki nka Selena Gomez, ibyamamare muri sinema nka Dwayne Mark Johnson The Rock baricara bakiga umwana w'Imadeira bahagaze imbere maze bagafata ikigwada. Mbere yuko nza ku mbaraga z'umupira mu bwami buto bwashinze imizi Gasabo bukabikimenya bose hagati ku mugabane wa Afrika aho baramukanya ngo gira so gira abana. Reka nkubarire gato aka gakuru nushaka ugatane nk'inkuru y'umunsi kuri KP Reports. Bw'intambara ya gisivili yacaga ibintu muri Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2005 by'imishyikirano n'ubuhuza bw'abazungu na Loni itizerwa bikomeje gukubita igihwereye. Nyuma y'umukino Cote d'Ivoire yatsinzemo Sudan ibitego 3-1 wabereye kuri stade ya El Merreikh Omdurman ukanayisha icyo gihugu itikegukina igikombe cy'isi cyabaye mu mwaka wa 2006. Yves Tebile Didier Drogba wari kapiteni wa Cote d'Ivoire icyo gihe we na bagenzi be bapfukamye yatoreye amagambo yaje guhindura byose icyo gihe maze agira ati: kuri uyu munsi turabasaba dukiza amavi yacu hasi ngo tubabarirane, mubabarirane nyabusa ni mubabarirane. Igihugu cyonyine muri Afrika gifite ubutunzi bungana burya bwose nigishobora kugwa mu kangaratete kameze garya. Nyaboneka rwose nimufashe intwaro zanyu hasi mutegura amatora akozwe mu bwisanzure ibintu bizamera neza kurushaho. Turashaka kwishima nimushyire imbunda zanyu hasi. Mu mwaka wa 2006 Drogba yatumye n'abategetsi b'igihugu cye nyuma yo guhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza wahize abandi ubuhanga muri ruhago muri uwo mwaka muri Afrika. Icyo gihe yasabye perezida w'igihugu kumwemerera kugibwake aho intambara yarabiciye bigacika ngo ajyaneyo icyo gihembo yari yarahawe nk'ikimenyetso cy'amahoro mu kuhagera yakirwa nk'intwari. Iki gihe yanahuye n'umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba zari zarigaruriye amajyaruguru y'iki gihugu ndetse we na bagenzi be bakiniraga inzovu za Cote d'Ivoire bemererwa kwakira umukino na Madagascar mu majonjoro y'igikombe cya Afrika cyo mu mwaka wa 2008. Nyuma yaho uyu rutahizamu w'ibihe byose yashoboye guhuriza hamwe abari bahagarariye impande zarwanaga maze bombi basabira hamwe imbere ya kamera guhagarika imirwano. Mu mpera z'umwaka wa 2007 hatangajwe kurangira kw'intambara maze byongera kugaragaza ko umupira w'amaguru urenze gusa kuba umukino w'abantu 22 biruka inyuma ya ballon. Nibyo niko byagenze kuko ijambo ry'uyu muhungu wamamariye cyane mu ikipe ya Chelsea ryabaye nk'irivuza umwami uciteka ryumviswe bwangu maze abasore n'inkumi bumvishanyaga bifashishije amasasu bafashe imbunda hasi ahubwo begura amasuka bajya gushigisha ibishanga umushikura kahabonera kubera imvugo ya kiboko wabyigaga cyane ba myugariro ibyo bayobaza abafana ba Arsenal mu bihe bye. Kubitureba rero twebwe abitirirwa Kanyarwanda Gahima mwene Ngoma ijana gihanga ngo cyahanze inka n'ingoma mu gihe igihugu kimwitirwa nk'igihangano cye cyacuraga umwijima w'icura burindi n'imiborogo abato n'abakuru barira bagahora hatagira gihoza. Igihe amacumu yacuzwe ngo arindi inka afatanyije noneho n'imihoro n'amahiri ariyo yacuraga inkumbi benezo wabyaye yikora mu nda ngaho wamwitaga se yamubyaranye n'uwo bahuje ubwoko ari nako wagiye kugise akonza kikiye ku kibera umwana agira atya akamujishura yikora mu nda mutanga mu maboko y'inkora amaraso ngaho amaraso amutera mu mutima avanze nabi mututsi mu mahano yabuze izindi Rwanda ariko nyuma inshengera bumenyi zakomeza gusoma zishakashaka ngo ahari zamenya icyo basekuru basize bavuze dore ko base benshi bo bari batikiriye kuri rya cumu zigasanga ahandi yabaye bijya gusa yitwa genocide abihaye Imana batatinyaga gutanga bitwa intama zo mu mukumbi barahiriye iteka gukenura
ngo bicwe cyangwa bakahamagariza kateripirari ngo zibamare zibasenyeyeho kiliziya bahajirijwemo umubiri wa Yezu baziriramo Karisitiya. Ubu ndakomozi ryagwiriye Inyange ya Kibuye hatari kure cyane y'isoko ya Nyabarongo, ari nayo soko ya Nili, umupira w'amaguru warongeye gukora ibitangaza byawo. Nuko wari umukinnyi wa Rayon Sport arukoka jenoside yakorewe abatutsi akijwe na bagenzi be bakinanaga, ariko nanone arinzwe n'uwari umukuru wungirije n'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Igisenyi mu kagari ka Ntengo akitirirwa wa musozi Umudage yakubitiwe inshuro n'umubirigi, maze agafata urwatu bya isuku rwigirizaho nkana akarucura bufuni na buhoro, ari nako aruca mu duce rutazamurusha ubutumbi n'ubugabo kumwe bamaze iminsi babitubwira. Nanone nyuma y'imyaka irenga 100 rukaba rukigeretse, hari bene iyo nkuru. Icyakora yo niyo wayirokotse kuko yari umugore w'umukinnyi nawe wakiniyeho Gikundiro basingizaho ku bisaro ry'Inyanza, ariko yanakiniyeho Etincelle, ikipe mpuzamahanga twifitiye itwara ibikombe D. Gusa yo ntituzayitangaza wowe utarakora subscribe kuri KP Reports utari wabikora. Natebyagada ntushaka kubireke tuzayitangaza. Ubwo ariko none ndongeye ndatebye. Gusa ikiri ukuri nuko tuzayitangaza nyuma. Uyu munsi nakomojeho rero ni ya Murangwa Toto Eugene warokotse jenoside, nyamara akaba mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga yarishwe n'intera hamwe yahamijwe igakatirwa igihano cya burundu, imaze guhamywa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi nkuru itari ngufi cyane uranayumvamo uburyo mu gihe Murangwa we ubu akiriho akaba yaranashakanye na guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, mugenzi we Lonje Munyuranga wamurwanyeho ngo adapfa, akanarwana ku nkumi y'umututsikazi bakundanaga nayo ikaza kurokoka, watabonye uru Rwanda yarotaga kandi rwaje kubimpamo aho datambuka ngo baguhagarike bakubaza ibikuranga bagambiriye kumenya ubwo kutahise mutihaye. Buriya njyewe rero namenya kwandika niko bajya bambwira, ariko ibyo kubaza inkuru umunwa uyu munsi mbihariye saro ry'Ibusinga wa KP Reports, ubundi bene amatwi n'amaso nababwira iki. Murangwa Eric Eugene yarebaga hasi yishwe n'ubwoba ubwo umusirikare yamubwiraga ati genda umufana wa Rayon Sport, nigute umbwira ko uyikinira, urambeshya nasoni, ibi sinshobora kubyihanganira, twari bukwice nyuma ariko impamvu yo kukwica vuba irabonetse. Ubwo uyu musirikare yabwiranaga Murangwa umujinya y'amagambo, niko abandi basekaga batera hejuru ibyo mu nzu. Aha ni alubumu y'amafoto ya Murangwa yaguye hasi ifunguye, mu kugwa ifoto yariho Murangwa na bagenzi be bakinanaga muri Rayon Sport biragaragaye. Nuko umusirikare umwe amaze kwitegereza neza iyo foto abaza Murangwa ati ni wowe Toto? Murangwa arasubiza ati yego nijye. Undi ati kuki utari wabivuze kare se? Murangwa ati ariko maze iminota irenga 30 mbivuga nuko banze kubyemera. Umusirikare azunguza umutwe agira ati ni byiza cyane, umeze ute? Toto ni izina ry'akabyiniro ryari yarahawe Murangwa Eric Eugene wari waratangiye gukinira ikipe nkuru ya Rayon Sport afite imyaka 16 gusa nyuma yo kuyijyamo akiri muto. Hari ku itariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 ubwo amarembo y'ikuzimu yasamiraga u Rwanda. Mu minsi 100 yakurikiyeho abatutsi barenga miliyoni babuze ubuzima bazize jenoside. Icyakora nk'uko Murangwa bivuga, kurokoka ku munota wa nyuma inzara z'abasirikare bari bamufashe bambariye kumwica sicyo kintu cyamukoze ku mutima kurusha ibindi, ndetse nk'uko akomeza abyemeza sinacyo cyamuteye gutangiza ibikorwa by'umuryango ukorera mu Rwanda no mu Bwongereza uzwi nka Football for Hope, Peace and Unity. Murangwa ahubwo avuga ko ikibimutera cyane ari uburyo bagenzi be bakinanaga bemeye guhara ubuzima bwabo kugira ngo barokore ubwe. Agira ati natangiye siporo nkiri muto, mu by'ukuri mbikora byo kwishimisha, mu by'ukuri nabikoraga ngamije kwishimisha. Muri jenoside nibwo nabonye ko siporo ishobora kukwigisha kuba umuntu urangwa n'ubumuntu. Abacuze umugambi wa jenoside uhereye ku bakoloni b'Ababiligi bari bazi neza ko umupira w'amaguru ushobora kwifashishwa mu gusohoza imigambi mibisha. Nubwo ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda Amavubi yikuye mu marushanwa mpuzamahanga kubera ikibazo cy'amikoro ndetse n'umusaruro muke mu mwaka w'1987, umupira hagati y'amakipe y'imbere mu gihugu wo warakomeje uhuruza imbaga, akenshi ushingiye ku ishyaka rishingiye ku turere yakomokagamo. Mu myaka ya 1980 menshi mu makipe yo mu cyiciro cya mbere yayoborwaga n'abategetsi bari bafite imyanya yo hejuru muri MRND, ishyaka rukumbi rya politiki ryari ryemewe mu Rwanda kuva mu mwaka w'1973 ubwo Juvenal Habyarimana yafataga ubutegetsi ahiritse Gregoire Kayibanda.
nyamara Rayon Sports yari ikunzwe na benshi kurusha izindi kandi isa naho ari nyakamwe nta munyepolitike yari yegamiyeho. Rayon Sports y'i Nyanza hahoze umurwa mukuru w'ingoma ya cyami yari yarakuwe 1959, yakunzwe n'ab'ingeri zose mu gihugu, igakomora amikoro ku bacuruzi bikoreraga ku giti cyabo. Murangwa avuga ko kuba Rayon Sports yari ifite ihuriye n'ingoma ya cyami byatumaga leta yari iyikunda. Mu mwaka w'1990 ingabo za FPR inkotanyi zashoje intambara kuri leta ya Habyarimana ziturutse muri Uganda. Uretse kurwanya FPR, Habyarimana yashyizweho igitutu n'umuryango mpuzamahanga cyatumye yemera ubwisanzure bw'amashyaka menshi ndetse no gufungura umurongo wa politiki. Icyo gihe habayeho itotezwa ku batutsi bafatwaga nk'ibyitso by'inkotanyi ndetse n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Intwaro gakondo zahawe urubyiruko ndetse rubanda rutangira gushishikarizwa kwanga abatutsi bicishijwe by'umwihariko kuri radiyo izwi nka RTLM. Mu gihe intambara yacaga ibintu, shampiyona y'umupira w'amaguru yahagarikwaga hato na hato, gusa mu 1992 ubwo habaga agahenge shampiyona yongera gukomeza, maze abanyepolitike bari abayobozi ba menshi mu makipe yo mu cyiciro cya mbere babonye umwanya wo gukoresha abafana babo no kubashishikariza umugambi wariho. Murangwa avuga ko yafashe umwanzuro kutajya gukina na Etincelle FC, ikipe yabarizwaga i Gisenyi aho Perezida Habyarimana yakomokaga kubera ubwoba. Hashinzwe umutwe w'interahamwe waje guhabwa intwaro zakoreshejwe mu mugambi wo gutsemba abatutsi. Uyu mutwe ngo watangijwe mu mwaka w'1991 utangiriye ku ikipe y'abatarabigize umwuga yitwa Loisir yakinagamo abahungu ba Perezida Habyarimana. Mu nterahamwe ngo harimo abenshi mu bafana b'amakipe yari akomeye batangiye kugira imyitwarire idasanzwe ku bibuga. Mu mwaka w'1992 George Rutiganda wari icyamamare mu nterahamwe yiyamamarije kuyobora Rayon Sports, icyakora atsindwa amatora kuko yafashwe ashaka kwiba amajwi. Mbere gato ya Jenoside, Rayon Sports yagaruye akanyamuneza mu mitima y'Abanyarwanda ndetse iba ikimenyetso cy'ubumwe bwabo mu gihe nyamara ivangura n'amacakubiri byari byogeye mu Rwanda. Iki gihe Rayon Sports yatsinzwe igitego kimwe ku busa na Al Hilal yo muri Sudani mu mikino y'amakipe yabaye ya mbere wayo muri Afurika yahoze yitwa African Cup Winners Cup mu mukino wabereye i Khartoum. Mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Stade Amahoro i Kigali, Rayon Sports yasezereye Al Hilal yari igeze ku mukino wa nyuma muri iryo rushanwa mu myaka ibiri yari yarabanje itsinze ibitego 4-1 imbere y'isinzi ry'abafana. Iyi nsinzi nk'uko Murangwa bivuga ngo yatumye Abanyarwanda bari bafite byinshi bibatanyije icyo gihe bongera kumva babaye umwe kuko bose bari bashimishijwe n'intsinzi y'u Rwanda. Murangwa bisobanura agira ati uwo mukino wabaye w'agaciro gakomeye cyane kuko wabaye mu gihe u Rwanda rwari rwacitsemo ibice. Abahutu n'abatutsi bari bamaze iminsi baticara ngo basabane, babonye umwanya wo kongera guhura, bamwe bakeshereza ijoro mu tubari banywa, abandi barara mu mihanda babyina. Nubwo radiyo RTLM itaciraga Rayon Sports akari urutega kuko yayifataga nk'umwanzi, icyo gihe yarayishimiye kuko yari yahesheje ishema igihugu, ibendera ryacyo rikazamuka. Na Perezida Habyarimana yatumiye abakinnyi ba Rayon Sports arabashimira ndetse bicishwa kuri televiziyo. Murangwa avuga ko bamwe mu bakinnyi nabo barimo batashakaga kwitabira ibyo birori ariko ko nta yandi mahitamo yari afite, ndetse akemeza ko hari bamwe barokowe no kwitabira icyo gikorwa. Avuga ko mugenzi we wakinaga hagati mu kibuga Gasana Celestin uzwi nka Tigana yarokotse nyuma yo kwereka interahamwe zashakaga kumwica amafoto yari kumwe na Habyarimana. Umunsi Jenoside yatangiyeho ni umunsi Murangwa yibuka neza. Hari mu ijoro agiye wavuye kureba umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afurika cyo mu 1994, umukino Zambia yari yatsinzemo Mali nyuma y'igihe kitageze ku mwaka yari imaze ibuze hafi ya bose mu bakinnyi bayo bari bapfuye bazize impanuka y'indege. Murangwa agira ati twumvaga induru nyinshi n'amasasu mu kirere, nubwo tutari mu gace kaberagamo intambara twari tumenyereye amasasu no guturika kwa hato na hato kw'amagerenade. Muri iryo joro nibwo Murangwa nabo bari bavanye kureba umupira bamenye inkuru y'ihanurwa ry'indege yari yaguyemo wari Perezida w'u Rwanda, nabo bari kumwe bose bavi Arusha muri Tanzania. Abandi bari bapfanye nawe harimo Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Mu masaha make ubwicanyi bwahise butangira muri Kigali, abasirikare batangira kwica abo bari bazi nk'abanzi bakuru b'igihugu, interahamwe nazo zitangira kwica abatutsi. Murangwa avuga ko yakanguwe n'urufaya rw'amasasu rwavugaga bidasanzwe. Ati nakangutse mu masaha 9 za nijoro, bigeze mu gitondo nibwo namenye ko bamwe mu baturanyi banjye bari bamaze kwicwa.
nta wari uzi impamvu y'urupfu rwabo, ariko njye narabyumvise kuko bari abantu batari ku ruhande rwa leta. Akomeza agira ati uko amasaha yicumaga niko twagendaga twumva ngo kanaka arapfuye. Hicwaga abahutu barwanyaga leta n'abatutsi basanzwe batari bafite aho bahuriye n'ubutegetsi. Ibi byatumye tubona ko ibintu byakomeye kurusha uko twabitekerezaga, ndetse tugira ubwoba ko isaha iyo ari yo yose byashoboraga kutugeraho. Ntibyatinze abasirikare babageze mu rugo aho Murangwa yabaga. Ati baje binjira kuri buri nzu ariko bica. Hari nka saa 7 z'amanywa, mu minota mike itsinda ry'abasirikare nka 5 cyangwa 6 babinjiye mu nzu yacu batangira kudukubita batubwira ngo turyame hasi, ariko binjira mu byumba bateragura ibintu hejuru. Batubwiye ko barimo bashaka imbunda dushobora kuba twari dufite, ko twafatwaga nk'abanzi. Ikizakiza Murangwa cyabaye alubumu y'amafoto yaguye hasi maze Toto akayigaragaraho. Umwe mu basirikare yibonye yasanye n'uhindutse. Murangwa yagerageje kwemeza abasirikare ko atanazi mugenzi we bari kumwe nawe yakinaga mu ikipe ya Rayon Sport nubwo atakinaga mu ikipe ibanza. Uwo musirikare wari unzi neza yasabye bagenzi be gusohoka, nuko umwe muri bo bayinjiranye umugore n'abana be 3 ashaka kubatera grenade ngo abice. Murangwa akomeza agira ati uwo musirikare yaganiye na mugenzi we, nuko arahindukiye arambaza ati abura bazi. Nanjye nti yego n'abaturanyi banjye kandi nta kibi mbaziho. Barabaretse, gusa ikibazo cy'umukozi wakoraga aho mu rugo cyo kibingora abahizi. Uyu mukozi w'umuhungu wo mu kigero cy'imyaka 16 yakomokaga mu majyaruguru kimwe na Atanazi wabanaga na Murangwa. Murangwa avuga ko bagerageje gusobanura ko bamuzi, ko impamvu atari afite indangamuntu ari uko aribwo yari akiva mu ishuri, ndetse ko twari twaramurangiwe n'abantu b'inshuti zacu, ariko ntibabyumvise. Badusabye kwinjira mu nzu, nuko tugiye kumva twumva ikintu kiraturitse, iby'umusore birangiriraho. Iyo Murangwa bari iyi nkuru ayivuga nkaho yabaye ejo, acishamo agaseka, ubundi ukabona akababaro karamusaze akijima mu maso. Hari ibyo yibuka byinshi nubwo yibagiwe bimwe na bimwe nk'izina ry'uyu mukozi wabo wo mu rugo. Abasirikare bamaze kuva kwa Murangwa nawe ntiyahatinze. Bukeye bwaho yahise ajya mu rugo iwabo hatari kure y'aho yibanaga, agira ngo amenye niba bari bakiriho kugira ngo arebe ko bahungira ku kigo cy'amashuri yisumbuye cyari hafi aho. Hari abatutsi bari barahungiye muri iryo shuri kubera ihohoterwa bakorerwaga mbere y'uko jenoside itangira. Ati nkigera mu rugo nasanze bose bahari, ariko ubwo bari bwose by'umwihariko kuri data wari warabaye mu bihe nk'ibyo mbere mu myaka ya 1960. Uko twarimo dupakira ibintu ngo tujye kuri icyo kigo cya segonderi, niko twumvaga urusaku rwinshi mu baturanyi. Papa yatubujije kujya kuri college, aravuga ati aho kujya gupfira mu muhanda ndemera mpfira. Ababyeyi ba Murangwa bari abakristo bakomeye basengeraga mu Badiventiste b'umunsi wa 7. Umubyeyi wa Murangwa asaba bari aho gusenga, ariko Murangwa arabyanga ati mukeka ko ibyo gusenga ari cyo bidufasha? Turimo turashaka uko dukiza amagara yacu, none nawe ngo turirimbe? Bamwe bararira mwe mukaririmba. Byamwanze mu nda, maze ahitamo guhungira ku bakinnyi bagenzi be bakinanaga bari batuye hafi aho. Agira ati 3 mu bo twakinanaga bari abahutu, undi umwe ari umututsi. Icyo bagenzi banjye bankoreye nicyo cyaje kundokora jenoside ndetse n'umuryango wanjye mu buryo butaziguye. Mugenzi wanjye twakinanaga witwaga Munyurangabo Lonje yiyemeje kundwanaho bisesuye. Mu byumweru 3 cyangwa 4 byakurikiyeho, Lonje Munyurangabo yacumbikiye Murangwa kandi arwana ku buzima bwe uko babaga batewe n'interahamwe. Ati Lonje niwe wajyanaga imishyikirano n'abicanyi babaga baje kunyica, akabaha amafaranga cyangwa imyenda y'amakipe atandukanye yaguraga igihe twabaga twagiye gukina hanze y'u Rwanda. Uko iminsi yicumaga niko kurwana ku buzima bwa Murangwa byarushagaho gukomera. Umunsi umwe Murangwa yarafashwe, gusa akizwa na mubyara w'umwe mu bo bakinanaga wahoze ari umusirikare, gusa akaba yari yavuye ku rugamba nyuma yo kurambirwa kurwana akaza kureba mubyara we. Murangwa ati uyu wari wavuye mu gisirikare yankijije neza mu gihe interahamwe zari zimaze kumfata zinjyanye. Bagenzi banjye batanze amafaranga, gusa nawe abigiramo uruhare cyane kuko yari afite n'imbunda, nubwo muri icyo gihe interahamwe zari zifite ingufu n'ijambo kurusha abasirikare kuko zabaga zisobanukiwe neza ibyabaga, zaratojwe kandi zarigishijwe amacakubiri no kwanga abatutsi. Nyuma yo kumutabara, uyu musirikare yabwiye Murangwa ati
nakabaye nguma hano nkakurinda ariko ngomba kuhava kandi interahamwe zambwiye ko zizagaruka nta kabuza, icyiza ni uko washaka ahandi uhungira. Ariko se yari kujya he? Akibitekerezaho Ronje yungutse igitekerezo cyo guhungishiriza Murangwa kuri umwe mu bafana bakomeye ba Rayon Sports witwaga Mudahinyuka Jean Marie Vianney wari uzwi cyane nka Zuzu, wari yarigeze no kuyobora interahamwe ku rwego rw'igihugu, wari utuye hafi aho. Mu 2004 Zuzu yafatiwe i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa ibyaha bya jenoside birimo kugira uruhare mu rupfu rw'abatutsi 62 bapfiriye kuri stade ya Kigali Nyamirambo ndetse n'abatutsi 600 bapfiriye mu kigo cy'amashuri yisumbuye. Kuri ubu afungiye mu Rwanda aho yakatiwe n'urukiko igihano cy'igifungo cya burundu. Murangwa yagize ubwo Ronje yamubwiraga icyo gitekerezo cyo kumuhungishiriza kwa Zuzu, icyakora amubwira ko yari aherutse guhura na Zuzu akamubaza amakuru ye, akamubwira ko atayazi kuko atarazi icyo yashakiraga kuyamenya. Ronje yaribwiraga ati wenda nta kibi Zuzu yifurizaga Murangwa, niyo mpamvu yabazaga amakuru ye. Bagitekereza ibyo biyunguye indi nama yo guhungira ku rugo rwa mugenzi wabo wakomokaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bumvaga we ntawe umusagarira kuko yari umunyamahanga. Murangwa agira ati bagenzi banjye baramerekeje ariko tugeze ku rugo rwe umukongomani atubwira ko adashobora kumpisha bitewe n'uko yari atunze umugore w'umututsikazi, umugore wari ubakodesheje inzu yabahuzaga ku nkeke ko adashaka uwo mugore mu rugo rwe. Aho niho twasanze n'andi mahitamo uretse kujya kwa Zuzu. Bageze kwa Zuzu Murangwa niwe wabanje kujyayo avugana na Zuzu, maze Zuzu asamwenyura abwira Murangwa ati nzakurinda kugeza igihe tuzavira gukina muri Kenya. Bisa naho Zuzu yari yashimishijwe cyane no kuba Rayon Sports yari yasezereye Al Hilal, akaba yaratekerezaga ko ubwicanyi bwari kurangira vuba mbere y'igihe ngo Rayon Sports yari guhurira na Kenyan Breweries mu cyiciro gikurikira. Murangwa nk'uko abivuga yamaze iminsi 2 mu rugo kwa Zuzu wamufashije kugera ku biro by'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge rwagati mu mujyi wa Kigali akamusigaho. Ntibyoroheye Murangwa kwinjira mu gipangu Croix Rouge yakoreragamo kuko amaze iminsi yakurikiyeho yihishe mu biti byari mu marembo yaho ari kumwe n'umusore witwaga Jean Paul wari umushoferi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Nyuma yaho haza umugore n'umugabo bari bafite uruhinja rw'ibyumweru barihishanye. Uru ruhinja nirwo rwatumye umuzungu w'umusuwisi witwaga Philippe Gayard wari umuyobozi muri Croix Rouge abumva maze yiyemeza kubafasha. Murangwa yibutse akazi umwe mu bo bakinanaga yakoraga, yavuze ko akora akazi kadahoraho muri UNICEF. Murangwa agira ati uwo muzungu yahamagaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali amubwira ko hari abakozi 2 b'umuryango w'abibumbye bari kuri Croix Rouge, amusaba ubufasha bwo kubamugereza hamwe n'abandi bakozi b'umuryango w'abibumbye bari muri Hotel de Mille Collines, mu gihe umugore n'umugabo twari kumwe bahungishirijwe muri Katedrale ya Saint Paul. Komeza agira ati twabaye muri Mille Collines igihe gito kugeza igihe ingabo z'umuryango w'abibumbye zumvikaniye kuduhererekanya n'ingabo zari za FPR Inkotanyi, maze tujyanwa mu gace zagenzuraga ngo kuko narokotse. Kimwe na Murangwa ababyeyi be nabo barokotse jenoside, nyamara benshi bo mu muryango we ntibagize amahirwe. Basaza ba nyina 6 bose bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyakora we n'umuryango we bashengurwa cyane nuko batazi irengero rya murumuna we wari ufite imyaka 7 gusa y'amavuko witwaga Iradukunda Jean Paul. Ishusho ya nyuma ya Jean Paul umuryango wa Murangwa ujya ubona naho uyu mwana asigwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zasize abatutsi mu 1994 zikisubirira i Burayi. Iradukunda Jean Paul agaragara yifashe mapfubyi muri video ahize ingabo z'abirigi zisizwe abatutsi b'abagore n'abagabo n'abana babuze aho bacira nayo bamira nyuma yo guteranwa n'abasirikare bari bahungiyeho bibwira ko babakiza imihoro y'interahamwe. Kuri Ronje Munyurangabo wakoze ibishoboka byose ngo Murangwa arokoke, ibyo ntibyabaye byiza. Murangwa ati Ronje sinjye yafashije njyenyine, yari afite umukobwa bakundanaga w'umututsikazi gusa we ntiyamwungishirije ahandi. Barabanye kugeza umunsi Kigali yafatiwe n'ingabo za FPR Inkotanyi. Nyuma yo gufatwa kwa Kigali abayobozi bahatiye abaturage bose guhungana nabo berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ahungana n'umukunzi we.
Bageze mu Ruhengeri mu majyaruguru bahagaritswe kuri bariyeri n'abasirikare, maze umukunzi wa Munyurangabo yerekana indangamuntu y'impimbano yagaragazaga ko ari umuhutukazi, nyamara abasirikare banga kubyemera kubera uko yasaga. Baramukubita cyane bamuta mu mugezi. Icyakora mu buryo bw'igitangaza yararokotse ntiyapfa, nyamara Lonje we ntawongeye kumuca iryera kuva ubwo kugeza n'ubu. Lonje Munyurangabo ni umwe mu bantu 70 barimo abakinnyi, abatoza n'abayobozi mu makipe bibukwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Murangwa avuga ko benshi muri aba bakinnyi bishwe n'abo bakinanaga. Icyatumye Jenoside yakorewe Abatutsi igira ubukana cyane ni uko umuturanyi wawe ari we washoboraga kukwica no kukugambanira kurusha uwakure. Murangwa avuga ko izo nyamara atari ko byagenze kuri bagenzi be bakinanaga. Ati bagenzi banjye bari banzi neza, bazi n'ibitekerezo byanjye bya politike ko twabiganiraga kenshi. Nibo bakabaye baraje kunyica mbere nk'uko byagendekeye abandi benshi. Banze kwitwara nk'abandi mu gihe kwitwa umugabo muzima byari kuba umwicanyi. Iyi myitwarire ya bagenzi banjye niyo yampaye umurongo w'ubuzima nahisemo kubaho. Nahisemo kudaheranwa n'amateka yanjye, ndashaka kuzasigira umurage abana banjye n'abazankomokaho ko uko bagenzi banjye banyitwayeho ariko buri wese yagaraniye kubaho. Mbere y'uko Murangwa atangira urugendo rwo kubaka umurage we bisesuye, ntibyamworoheye kubera amateka ye. Mu gihe ari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda Amavubi nyuma ya Jenoside, Murangwa yaje kumenya ko interahamwe ebyiri mu zashakaga kumwica agatabarwa na bagenzi be muri Jenoside zari zafatiwe mu bacengezi bari bakomeje guteza umutekano muke mu Rwanda bagamije kurwigarurira. Aba bari bagamije kandi kwica abarokotse Jenoside. Murangwa ati ubwo bafatwaga bavuze izina ryanjye bo bifuzaga kwica. Menye ko hari abantu bashakaga kunyica ntabizi, numvise mbuza amahoro, ngira ubwoba kurusha ubwo nari mfite muri Jenoside. Muri Kamena mu 1996 ubwo ikipe y'igihugu yacaga i Paris ivuye muri Tunisia mu mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi, Murangwa yafashe umwanzuro wo gutoroka arahunga. Ntiyatinze mu Bufaransa, yahamaze igihe gitajya mu Bubiligi, aho yavuye yerekeza i Londres mu Bwongereza, aho yatse ubuhungiro ndetse akanabuhabwa. Kuva icyo gihe Murangwa aba i Londres, aho atanga inyigisho z'ubumwe n'ubwumvikane yifashishije umuryango yise Football for Hope, Peace and Unity. Binyuze muri uyu muryango, Murangwa yigisha haba mu Rwanda ndetse no mu Bwongereza uburyo umupira w'amaguru wakwifashishwa mu kwimakaza ubwiyunge mu Rwanda. Murangwa kandi afite amasantere y'umupira w'amaguru mu gihugu atangirwamo bene izo nyigisho. Ati dushyira hamwe abana tukabigisha umupira ndetse n'uko babera isoko y'ubumwe. Tuhatangira kandi ubutumwa ku buryo bwo gukemura amakimbirane, guharanira ubuzima buzira umuze no guteza imbere igitsina gore. Ibi Murangwa ntabikora mu Rwanda gusa kuko abikorera no mu Bwongereza binyuze mu muryango Survivors Tribune. Murangwa yanashinze ndetse ayobora Ishami Foundation, umuryango ukorana na Ibuka, Avec Agahozo, JRG Rwanda, ARG, Urukundo Norway mu kurengera inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu mpera za 2017 uyu mugabo wakiniye ikipe y'igihugu Amavubi yahawe umudari w'ishimwe Member of the British Empire n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II kubera ibikorwa by'indashyikirwa yagaragaje yaba mu Bwongereza no mu Rwanda birimo kumenyekanisha Jenoside yakorewe Abatutsi ku batayizi no gufasha bamwe mu bayirokotse. Mu batoranyijwe harimo abahanga mu mikino, ibyamamare mu muziki, abanyepolitiki n'abandi bagiye bakora ibifitiye akamaro Ubwongereza. Mu 2018 kwa 15 Werurwe, Murangwa yahawe undi mudari w'icyubahiro n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II kubera ibikorwa bye bya siporo. Mu mwaka w'2022 hasohotse impapuro z'ubutumire bw'ubukwe bwa Murangwa Eugene na Soraya Hakuziyaremye wari ukiri visi guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Icyakora n'ayandi makuru yabumenyekanyeho ndetse n'ibyo kubana kwa bombi bisa n'ibyabaye mu ibanga rikomeye cyane. Guhera muri uwo mwaka Murangwa aba mu Rwanda nubwo atabura gucishamo agasubira mu Bwongereza, mu gihe Soraya Hakuziyaremye we aherutse kugirwa guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda asimbuye John Rwangombwa yari yungirije kuri uwo mwanya. Shalom. Twibuke twiyubaka.